Abana dusome igitabo. bizadufasha mu buzima. Mumpe urubuga nsome. Abana ndabasuhuje cyane, mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza, bituma mumenya gusoma neza kandi vuba, bityo bikazaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya kabiri kagenewe gusomwa n'abana bimenyereza gusoma biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Kitwa Ndate Umurezi. Aka gatabo karimo umuvugo umwe mu yahize iyindi mu marushanwa yandika Rwanda ya 2017-2018. Uyu muvugo wanditswe na Nyirabatware Aliveria. Yanditse uyu muvugo afite imyaka 12, yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Nzajya nsoma, ningera hagati mbabaza ibibazo, numve ko ibyo turimo gusoma murimo kubisobanukirwa neza. Kandi nindangiza gusoma, muramfasha dusomere hamwe. Ndagushimye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera gusomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Ndate umurezi. Reka nkurate murezi mwiza, murezi nkesha ibyiza byose. Murezi undera neza cyane, nzagushimira igihe cyose. Nzagushima iteka ryose, nzakuratira ingeri zose. Ngaho subiza. Uyu munyeshuri yavuze ko azamuratira ndi. Twasomye ngo azamuratira ingeri zose. Ngaho dukomeze dusome. Mbabwire ibyiza nge ngukesha, nuko ushimwe na buri wese. Ndate nshima umurezi mwiza, untoza imirimo myiza ikwiye. Murezi mwiza nshima iteka, inama zawe nziza untoza. Ngaho subiza. Kuki umurezi agomba gushimwa iteka? Twasomye ngo kubera inama nziza mutoza. Nanone dukomeze dusome. Nzagukunda iteka ryose, nzakuratira abatakuzi. Nzababwira ineza yawe, bakuririmba ijoro n'umunsi. Ubu dufite amatsiko cyane yo kumenya iby'ejo hazaza, nyuma y'uburere duhabwa, aribwo dukesha aya mahirwe. Ngaho subiza. Bafite amatsiko y'iki? Twasomye ngo bafite amatsiko yo kumenya iby'ejo hazaza. Reka dukomeze dusome. Bamwe tuzaba turi abaganga, nurwara tuzakuvura. Abandi tuzaba ducunga imari, tukubikira yo wagwije. Abandi tuzaba turi abahanzi, ducuranga indirimbo nziza. Tuzagushima iteka ryose, tunakubera aho utari hose. Ngaho subiza. Ngaho mbwira abo bana ngo bazaba bakora iki?
twasomye ngo bamwe bazaba ari abavuzi, abandi ari abaganga, abandi bazaba bacunga imari, abandi bazaba ari abahanzi. Aho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara, kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Ndata umurezi, reka nkurate murezi mwiza, murezi nkesha ibyiza byose, murezi undera neza cyane, nzagushimira igihe cyose, nzagushima iteka ryose, nzakuratira ingeri zose, mbabwire ibyiza njye ngukesha, nuko ushimwe na buri wese. Ndate nshima umurezi mwiza, ntoza imirimo myiza ikwiye, murezi mwiza nshima iteka, inama zawe nziza untoza, nzagukunda iteka ryose, nzakuratira abatakuzi, nzababwira ineza yawe bakuririmba ijoro n'umunsi. Ubu dufite amatsiko cyane yo kumenya iby'ejo hazaza. Nyuma y'uburere duhabwa aribwo dukesha aya mahirwe. Bamwe tuzaba turi abaganga, nurwara tuzakuvura, abandi tuzaba ducunga imari tukubikira yo wagwije, abandi tuzaba turi abahanzi ducuranga indirimbo nziza, tuzagushima iteka ryose tunakubera aho utari hose. Urakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Bwira uwo muri kumwe, wowe nukura uzaba ukora iki? Wakoze cyane gusoma agatabo, kandi ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza,